nuko tuje kandi nuko tugarukanye na za modoka z'imiturika, tugarukanye na za modoka z'abakimaze, tugarukanye na za modoka z'abajeje tafaranga. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko, ko nakoze icyo nagombaga gukora nkakuzana kuri BURASHARI TV. Ariko ni wowe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. N'ibisanzwe imikoro ni BURASHARI, nigena Emmanuel, uwo ni wenge weba kwita ukurikiye BURASHARI TV. Aka kanya uko uri kubona imodoka y'agatangaza. Dutangiranye na picnic ku mafaranga miliyoni 9, bayita picnic ku mafaranga miliyoni 9. Ni ufite miliyoni 9 urabasha kwegukana iyi picnic. Iracyari nshyashya, yambaye amapine mashyashya, ifite ikizu kiza, ntago yigize igwa, ifite moteri ivuga neza. Nyirayo arashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse cyane, arashaka inote koko. Barakwereka salo yayo, barakwereka muri butu kugira ngo ubanze uyirebe. Aha ni kuri BURASHARI TV. Ariko se koko ndabasha se cyangwa ndapaca bishyire muri comment, ubundi umbwira ati BURASHARI TV turakwemera, ubundi tugendane. Muri uyu mwaka dufite akazi kenshi, nta mwanya wo gutana muke dufite. Iyo utinze birapfa. Yirebe neza uyitegereze. Nyirayo arashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse cyane, arashaka icyitwa amafaranga. Ni ukuvuga ngo ni miliyoni 9, bayita picnic. Miliyoni 9 urabasha kuba wayegukana, no gukatura turakatura, no gukopa turagukopa. Aha ni kuri BURASHARI TV. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka, zirebe neza uzitegereze. Namaze kukwinjiza mu kibuga bushyashya, uyirebe neza uyitegereze. Barakwereka iki? Barakwereka salo yayo. Reba salo yayo, ni ukuri iyi modoka ifite buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ibe yacururizwa kuri BURASHARI TV. Ariko se koko wakoze subscribe? Kuko ahangaha rero mubwirane, mutumaneho. Nta kuntu mwamukurikira BURASHARI TV mukaba mutarakora subscribe. Nimutumaneho hanyuma mukore subscribe, hanyuma tujye tugendana. Hepfo tubonana hari subscribe, ukore kuri subscribe, like, share, comment. Icyo gihe bikoze byose, buri modoka ntereka ku isoko yose uyibonera ku gihe. Washatse akazi urakabura, ufite amafaranga ushaka kuyabyaza umusaruro, inkunga ya mbere ni ibitekerezo. Aho ngaho ndagufasha. Bakwirukanye ku kazi baramaze, ikitakwishe kiguhindura umunyembaraga. Habura ukwezi kumwe ngo nsinye kontara, intebe nicaragaho bayicaje hundi. Umwana w'umusore wari ufite inzozi zo kuzagera kure kandi heza, mu gahinda kenshi n'umubabaro, nzinga ibikapu nderekeza. Niko gukora next ibikurikiye. BURASHARI TV, BURASHARI Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Ndagushimiye, ndatekereza komeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye ukurikiye BURASHARI TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti imagara. Imana izaguhe umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ushaka, muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri BURASHARI TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. N'ibisanzwe kuri mikoro ni BURASHARI, nigena Emmanuel kati modoka. Uwo ni wenge weba kwitabye kurikiye BURASHARI TV. Nakubwiye ngo iyi ni picnic ku mafaranga miliyoni 9, kati modoka. Ureka kuvuga ngo byageze gutya utangiye uvuga ngo iyi modoka ngo disinga iracitse. Yirebe neza uyitegeze miliyoni 9, ifite control assurance umwaka wose. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka wose kugeza mu kwa 12 ifite ibyangombwa byose. Nabwiye ngo ni miliyoni 9, no gukatura arakatura, aha no gukopa gukopa.
aduhamagare kuri 0788 ubundi izi numero ubona kuri screen ya BURASHARI TV nizo ushobora kuduhamagaraho ushaka imodoka yo kugura cyangwa ufite imodoka ugurisha. Hanyuma BURASHARI TV ni igisubizo kuri wowe ndetse ni n'igisubizo ku muryango wawe. Ntabwo uzigira wicuza cyangwa wabare kuko wageze kuri BURASHARI TV byaciye mu zihe nzira se? Ufite imodoka, ushaka amafaranga ku buryo bwihuse, ushaka amafaranga ku buryo bwihuse, ufite imodoka ugurisha, duhamagara kuri izi numero tuguhereza icyitwa inote koko. Urebe icyitwa inote, urebe abajejeta faranga ngo baraza birukanka. Ni itsinda rikomeye ry'ababurashari bakaza bakara imodoka yawe, twasanga ari sawa umunsi urahagije igahita igurwa, nidusanga itarigize igwa, nidusanga ifite rwose ubwiza bwose, BURASHARI TV leta igukorera iragukorera ibyo bita ngo ni umuti cyangwa irakuvugutira hanyuma cyangwa ikoreye hahandi hanyuma wibonera amafaranga rwose. Bayita Karina ku mafaranga miliyoni rwose 5, urabasha kwegukana iyi Karina rwose miliyoni 5. Ukajya mukavuga ngo BURASHARI TV ngo ntabwo dusobanura imodoka uyu mwaka naje nje koko icyanzanye nta kindi ni ugutunganya ibyaze gutungana, kandi icyanzanye nta kindi ni ukuguhereza imodoka amaso yawe atigeze abona, kandi nkakumvisha ijwi amatwi yawe atigije yumva, ijwi ryanjye ryumve kandi riraturika rirabasha ndimudahosha nanjye bwanye nditinya. Reba imodoka ntuze kuwacigwa, ntuze kuwamvuna. Ese koko nakubaje ngo ndabasha se cyangwa banyirukane? Baranyirukana kangahe? Banyirukanye ubwa mbere, nawe murashaka ko banyirukana? Nzi ko nakoze icyo nagombaga gukora nkakuzana kuri BURASHARI TV, ariko ni wowe wakoze iby'agaciro, wowe nkurikira buri munsi, wowe ubona imodoka dutereka ku isoko buri munsi. Dufite imodoka nyinshi cyane, nuza kugura imodoka kuri BURASHARI TV nzagufasha nk'uwifasha, ngufashe nk'ufasha umuvandimwe we, ngufashe nk'ufasha inshuti ye magara. Mbona gusuza ababurashari mwese ahantu muherereye, ababurashari bari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, mwe nagurishije imodoka muri ababurashari. Muzi ko nabahereye ku kiranguzo ku giciro kiri hasi cyane, simubizi se kuba BURASHARI ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Niba warakoze subscribe aka kanya ukaba ugiye gukora subscribe, wamaze kwinjira mu muryango w'ababurashari, wamaze kwinjira mu itsinda rikomeye, itsinda ry'ababurashari. Ahangaha ni nk'iwawe, uhafate nko mu rugo koko uri umuburashari. Ababurashari b'abadiaspora, abadiaspora haba ari mu mujyi wa Kigali, mumeze mute? Ese koko ndabasha se? Ndagushimiye twabagiye kuri BURASHARI TV, turi guteka imodoka ku isoko. Wowe wankurikiye uri inshuti magara, cy'umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ubu ushaka muzabane neza, nawe niba ukijya kuri BURASHARI TV akaba ari ubwa mbere.